kaza abashyitsi bacu turamenya ko muzaza turishimye turanezerewe. Muraho neza mama. Muraho Yesu iteka ryose murakomeye. Twishimiye nako ko tubasanze amahoro. Murakomeye bande. Yego. Ni hano mwibera. Twahageze rero. Urishimye. Uranezerewe. Birya bisubizayo nayo amazi yasubizayo. Noneho igihe asubiye mu gikoni yumva wa mugabo ibintu birahonze. Umugabo we baramwishe. Amwishe rero umugore yabasatiriye ajya kure icyo kintu kivugiye muri saro mu cyumba ajya asanga umugabo we barambitse bishe. Nta kintu yakoze, yarebye iyo yihinze ahantu, maze kwihinda ahantu mbese bati uriya muntu se ko tumusize. Ngo rero birangije uyu baragiye bamukura, Mariya Jeanne bamukuye mu cyumba cyo hepfo aho baryamaga, baramuzana ne bamushyira iruhande rw'umugabo we, baramucoca. Uyu wa Mariya wa Mariya Jeanne baramucoca bamurambika uruhande rw'umugabo we. Maze kumurambika uruhande rw'umugabo we izira nkovu zo mu mutwe n'icyo gihe. N'icyo gihe guko bagakubise bamukubitaga iki? Irasoro, ni kirasoro bari bafite mu nzu. Barakize nicyo babahingagurishije. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Unjimbe remane sumba byose ngenda umunyanege nke muri sikondo mwimukira ntagufite nagerahe. Yes, muraho neza mwese abadukurikiye ku Mpanuro TV, mbaye ikaze ku biganiro byacu. Wikaze ugiye kudukurikira ku shuro ya mbere nawe usanzwe udukurikirana nkubwire ngo ukomeze kugira ibihe byiza. Ndi Alain Pacifique Kwizera. Rero by'umwihariko muri kwibona uyu munsi urugendo rwacu turukoreye mu misozi miremire cyane. Urebye hano duhagaze dukikijwe n'imisozi igiye itandukanye, ni mu karere ka Muhanga, turi mu murenge wa Mushishiro. Tuzi neza ko ahantu hose hatandukanye tugomba kuhagera bitewe nuko muba mwabigizemo uruhare kugira ngo tubashe kumenya abantu batandukanye. Shimire wowe watumye tugira ahangaha tukaba tuhageze kubera umubyeyi uri buze kubona mu kiganiro tugiye gukorana nawe. N'urugendo rutoroshye cyane, ngira ngo muri kubona iyi misozi ukuntu ingana. Tugiye kumanuka hano hakurya hariya rwose mu misozi muri kureba, turaza kuhagera n'amaguru. Bibaye ngombwa ko mbanza kubabwira nk'uko bisanzwe kugira ngo tumenye ko gahunda ziteye, cyane cyane neza ko ari mu dutera inkunga. By'umwihariko tunasuhuze n'abantu bose badukurikira mu mpande zigiye zitandukanye, cyane cyane abadukurikira bari mu karere ka Muhanga. Mabwire ngo ibihe byiza, namwe muhakomoka muri mu mpande zigiye zitandukanye cyangwa se abahagira ibihe byiza bahabaye, namwe tubasuhuze by'umwihariko. Rero hano hakurya mubona hano ni ikibaya cya Nyabarongo, harimo n'urugomero rw'amashanyarazi. Yenda bafite amakuru ahagije kuri kano karere, mushobora kwita mumenya ahantu duhagaze. Rero umubyeyi afite ibikomere bitandukanye, mwese muzi amateka u Rwanda rwanyuzemo akomeye cyane ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 na hano i Mushishiro. Rero ibyo nabyo byarahabaye. Rero uyu mubyeyi tugiye kureba ni umubyeyi nawe wagizwe ingaruka zikomeye n'ayo mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda. So rero niyo tugiye gusura, hari byinshi cyane twumvishe, biba ngombwa ko mfata urugendo rungana gute kugira ngo njyeyo. Ari nayo mpamvu nabikoze kugira ngo turusheho kugenda dufatanya. Byose n'iby'uyu munsi rero nabyo bize kugenda neza. Rero tugiye kumanuka imisozi, turazamuka iyindi, ariko nta kibazo, twizere ko murakomeza kubana natwe kandi turabakunda. Imana ikomeze kubagirira neza. Ningera ku nkombe yarwa. Rero mu
urugendo rutari rworoshye tumanuka imisozi, tugeze gutya tugera aho uyu mubyeyi nababwiraga na karatuye. Ni kuri runo rugo muri kureba hano imbere rwubakishije ibigingi cyangwa se amatafari y'inkarakara. Rero niyo tujye kureba by'umwihariko. Rero ntabwo urugendo ruba rworoshye, ariko dushima Imana ko tugeze hano amahoro. By'umwihariko tunababwira ko aho muzikurikiye muri yagiye atandukanye, mukomeze mubane natwe kandi muze gukurikira mwumve iby'ubuhamya bw'uyu mubyeyi, kugira ngo namwe muze kumenya icyo akeneye, na cyane cyane ko akeneye inkunga zanyu zigiye zitandukanye mu buryo we asanzwe abayemo. Muri aho aba hano murishimye muraneze, ewe murakaza neza, murakaza bashyitsi bacu, turamenya ko muzaza, turishimye turanezerewe. muraho neza mama? muraho Yesu akuzwe. iteka ryose. Murakomeye. Yego. Twishimiye nako ko tubasanze amahoro. Naryowe. Murakomeye bande. Yego. Ni hano mwibera? Twahageze rero. Yewe Urishimye? Yo. Uranezerewe? Inzu yose ko idakinze mama? Okay, ndabona hano meze neza. Rero nkuko twabwiraga umubyeyi tuje kurebana uyu nguyu, murabona ko twakiranye ubwuzu, ni byiza cyane. Ariko nkuko nabibabwiye, ni umubyeyi ufite ibikomere bitandukanye. Twafashe urugendo kugira ngo tugere aha ngaha. Murabizi ko no kugenda muri bino biba bitoroshye, ariko dushima Imana ko dushoboje tukaba tugeze aha ngaha. Rero twagusuye, nizere ko turaza kuganira neza. Abantu batandukanye bafite amatsiko kubikwerekeyeho, ari niyo mpamvu twafashe runo rugendo. Reka nkizane, ndabona agatebe utakabasha. Oya. Urashaka ko tujya mu nzu se? Reka twicare hano mu gacucu, niho heza kugira ngo tuganire neza. Ufite agatebe se basi? Okay. Mwebwe mwese mudukurikiye rero, ngire ngo umwanya hano uyu nguyu twari dutegereje kugira ngo tubashe kumva ndetse tunasobanukirwe bya nyabyo ibyerekeranye n'ubuhamya bw'uyu mumama butoroshye cyane kubwumva. Ariko muraza kwihangana kuko hari ibyo we adashobora kwibuka cyangwa se abashe gusobanura neza, ariko turaza kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo muze gusobanukirwa, kandi twizeye ko muraza kugira icyo mukora ku bijyanye n'ubuzima bwe butoroshye cyane. Mama muri aho? Ariko Yego. mufashe mikoro nta kibazo. Muraho neza? Yego. Amazina yanyu tuganire tuziranye. Wa Maria Jeanne. Jeanne, ufite imyaka ingahe Jeanne? 45. Hano hantu dutuye mu by'ukuri, hano muri Mushishiro niho wavukiye, niho wabyirukiye? Nagira ngo utubwire uko bimeze. Reka birananira cyane. Iyo bari abashyitsi baje birananira, ariko bagiye nkabishobora nta kibazo. Wisanzure rero, nta kibazo. Abashyitsi bagereka twiganirire rero. Reka twiganire, twizere ko ugiye kubyibuka. Yes, Jeanne, wavukiye inaha Mushishiro turi. Ubwo niho wavukiye, niho wabyirukiye? Navukiye hariya Mushishiro. Niho wavukiye? Yenda uko bigaragara hari amateka wagiye unyuramo, yenda hanini turaza no kugaruka ku buzima bwawe. Ubundi mu mibyirukire yawe Jeanne, wari muntu ki? Wari ubayeho gute icyo gihe umenya ubwenge? Yenda mbere ko tuza kwinjira mu byaranze amateka n'ubuzima bwawe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ngire ngo ubanza tubwire mu mibyirukire yawe wari umeze gute, wari ubayeho gute, kugira ngo by'umwihariko n'umuntu udukurikirana baze kumva uko byose bimeze. By the way,
nta kibazo nari mpuye nabyo, nafashaga mama na papa na bakuru banjye na basaza banjye, nta kibazo, twari turi kumwe, nta kibazo. icyo gihe mbere ko jenoside yakorewe abatutsi itangira wari uri inaha ngaha, ese wari ubaye ubuzima gute icyo gihe? Ese wari warubatse? Ese wari ufite, byari bimeze bite icyo gihe? Nari 1994 niho nagiye gushaka, noneho maze kujya gushaka ku Gisenyi muri Satinsk, noneho nta kibazo, twari tuhari, nta kibazo n'umugabo wanjye, nta kibazo, tubyarana umwana. Nari mfite nkingije 3. Jenoside itangira nibwo umwana arakingiye inshuro 3, urimo arakira uruhinja. Yego, wari ukiri statistique? Niyo mwari mutu icyo gihe? Nta kibazo, twari tubaye, noneho abacengezi rero baratwica. Icyo gihe iterama byanga byemera, urumva mwagerageje guhunga nk'uko abandi batandukanye byagendaga. Jenoside icyo gihe itangira, wowe nkagira ngo tuze kumenya, wahise utangira guhungira hese cyangwa mwagumye mu rugo? Nagira ngo tubwire uko byari bimeze icyo gihe kugira ngo tuze kugaruka ku mateka yawe nyirizina. Banyiciye ku Gisenyi muri Satinsk. Nkajya ndateka, noneho ibiryo birashya, tujyana nari nzi ko ari abasirikare bacu, noneho ndajya ku meza, noneho tugejeje hagati, umugabo rero baramubwira ngo ngicara hasi, bamaze bagiye gufungura, ifunguro rigiye kurangira, noneho mwarimo murasangira? noneho ndamubwira aricara hasi mu mugabo wanjye, noneho umwana mwari muri kumwe? nari muryamishije. Rero nk'uko nababwiraga, by'umwihariko ikibazo uyu mubyeyi afite by'umwihariko ahanini cyane binagaruka ku bikomere yagize mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi. Turi kumwe n'umumama ahangaha, araje atwibwira by'umwihariko, ni umwe mu bamuhora hafi, azi ibimwerekeyeho byose uko bimeze, ariko turashaka ko by'umwihariko ahanini cyane twaza kubyumva kandi tukabitega amatwi kugira ngo twumve ese hakorwa iki. Mama, muraho neza? Yego. Ngira ngo tubwire amazina yanyu n'umuntu udukurikiye amenye abo tujye kuganira. Nitwa Mukamana Clementine. Uyu muvandimwe ubundi mu by'ukuri nagira ngo dufashe kuza gusobanukirwa n'ibimwerekeyeho, ubundi mu by'ukuri cyane cyane ngira ngo amateka ye ahanini cyane n'inkomoko ya bino bikomere byose ni kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ubundi ni muntu ki? Ese byatangiye ryari? Nagira ngo duhe amateka yose yuzuye kuva igihe yari ari statistique, kuko niho yatubwiye aheruka kumenya amateka ye, ubundi ubidusobanurira byose uko bimeze. Ukumva ngo nyine intambara yabaye, jenoside yakorewe abatutsi, yakorewe abatutsi, ari ajya ku Gisenyi,
ageze ku Gisenyi noneho rero niho haza yari yarashatse. niho yari ashatse afiteyo umugabo bari batarasezerana. Yego. noneho rero ubwo haza kubaho ikintu cy'abacengezi bati barabasura mu rugo. Yego. babasuye mu rugo noneho umugabo n'umugore bagira ngo nyine ni abasirikare b'u Rwanda. noneho mbega bati turashaka kubasura tukabaganiriza. ati ni karibu. baragenda bajya muri salo baricara. umudamu we rero ari uwa Mariya Jeanne yari ari mu gikoni ari gutegura ibiryo byo kurya kujyana muri salo. Hari muri 94. hari 94. ubwo ngubwo abigejejeyo mbese yabanje kujyana amazi yo gukaraba. ayajyanye abandi baravuga ngo ntago bakaraba. noneho yibaza ikintu kibazanye abatinda n'amagambo bagiye kutuganiriza. ibiryo bisubizayo nayo amazi ayasubizayo. noneho igihe asubiye mu gikoni yumva wa mugabo ibintu birahonze. Umugabo we baba baramwishe. amwishe rero umugore yabasatiriye ajya kure icyo kintu kivugiye muri salo mu cyumba agiye asangana umugabo we barambitse bishe. nta kintu yakoze yarebye yihinze ahantu. maze kwihinda ahantu mbese bati uriya muntu se ko tumusize biragenda gute. ubwo bafata utwana twari turimo babadukubiseho ingufuri barakinze. barafitanye abana bangahe? bafitanye umwana umwe ariko yaragiye asimbura undi mugore wapfuye. bafitanye abana 3. nawe yarabareraga. ubwo rero birangije uyu baragiye bamukura Mariya Jeanne bamukuye mu cyumba cyo hepfo aho baryamaga. baramuzana ne bamushyira iruhande rw'umugabo we. baramucoca. uyu wa Mariya wa Mariya Jeanne ne baramucoca bamurambika uruhande rw'umugabo we. maze kumurambika uruhande rw'umugabo we izira nkovu zo mu mutwe n'icyo gihe. n'icyo gihe kuko bagakubise bamukubitaga iki? irasoro. ni ikirasoro bari bafite mu nzu. barakize nicyo babahingagurishije. ubwo barangije rero ubwo basiga bazi ko yapfuye. ubwo bamaze gusega ko bumva ko yapfuye baragenda. bana ubwo babahejeje mu gikoni. ubwo ngubwo abaturanyi ntibamenye ibyabaye. barangije bukeye mu gitondo nibwo bahaje babatereka de gusuzuma umuturanyi uko arasanzwe bamusura. bahageze basanga ibintu by'ibiraso mbese byadendeje mu muryango. birabayobera. bavuza induru. bavugije induru ubwo barabashije kubatabara baraza basanga umugabo yapfuye. uyu nawe basanga mbese wa Mariya Jeanne nawe byahwanye. ubwo barateruye umwe bamurambika ukundi bamurambika ukwe. barangije barabata ariko batereka dushyingura umuntu wacu. bashyingura umugabo we. uyu bati ntabwo twamushyingura umuryango. barakoraga bakumva nyine harimo akantu gahita mu kanwa karimo gahumeka. bati wa muntu aracyari muzima. bati nandi ntabwo twanamushyingura tutarabona umuryango wahavuka. ubwo bamusize ku buriri baragenda bashyingura umugabo we. none babana barabajyana. maze kubajyana abaturanyi nyine barabatwara. uyu we bamurekera mu nzu barakinga. baramwihorera. ati nundi byararangiye nuko uzategereza umuryango we igihe bazazira kujyana. bazi ko byarangiye batari tuzategereza umuryango we uze umushyinguzi. ubwo nibwo batangaga amatangazo. bamaze gutanga amatangazo abaturage icyo gihe mama byaramuyobeye. muravukana uyu? ni murumuna wanjye. maze kumuyobera ati rero shaho ati niwo kibashije. ati kide kujye kureba uwo mwana. ati nusanga ari umwana ushyingurwa mushyingure. ati dore igihe nahereye nshyingura mpamba. ati umushyinguze wimanukire. ntabwo arase mama ari ndajyayo hari ahantu ntago njyayo turasigana. arangije ariko ku bw'imbaraga zanjye na mama atabashije ari umukecuru nahise njyayo. ngezeyo nsanga umuntu bamutaye mu nzu barakinze abaturanyi araryamye ku buriri. nabyo bikomere byose. bya bikomere byose ko bagakubise yaryamye gutya baratereye nyine barambika ku buriri
karagagara n'amaguru yari yaragagaye mbega nta kintu na kimwe wumvaga muretse kumva akuka ku mazuru gahumeka wakora mu mazuru kumva akuka gake cyane. Ubwo niyo mayeri nakoresheje nuko nakoze ku mazuru nkumva umuntu arimo akantu kahumeka. Noneho mbwira abaturanyi baho ariko uyu muntu rwose aracyarimo akuka, none ntimwamfashije kugira ngo uyu muntu ngomye mbahangaha n'ibi bihugu byanyu ndaba bitameze neza, mwamfashije nkamugeza ku modoka mu Ngororero, noneho ni nkamujyana iwacu. Abaturanyi barambwira ngo ariko se uyu muntu ngo turamujyana ngo nitugera ngo ku basirikare b'u Rwanda ngo turamubwira ko uyu muntu yabaye iki. None se ni gusobanura jenoside yari irimo iraba, yari baye nk'irangira. Yabaye nk'irangira, sina yari yararangiye, ubundi urebye isigaye hariya mu Ngororero nce z'Urukiga. Noneho ngubwo nibwo namuzanaga. Nago namuzanye ku kamwanya, nahise nongera nanjye mbanze kumuzana ndakinga ngaruka mbwira mama nti banze kumumfasha nti rwose ni nawe ushaka abahetsi n'ahangaha tujye kumuzana. Intara abahetsi kugira ngo bahagire nabo byabiri Ingorabahizi nabo baranangiye baranga. Banze rero nibwo nongeraga mama mpitike subirayo nsubiye, noneho nabwo birongera bakwakundi. Noneho ataravurwa kimeze kwakundi kiryamye kuri bwa buriri. Geragagariye iyo ngiyo, nta no koga nta n'icyari muri rwa rushinze rw'amaraso, byose byaramwumiye. Noneho rero ndababwira nti ese koko mwafashije n'uriya muntu rwose nkamubakora mu maso ko wanyu mwamushyinguye mukampu wanjye nkamujyana. Ngo ntabwo twamujyana, ubundi tugera ku basirikare b'Inkotanyi ngo turavuga ngo iki. Ntabwo ntese ko namuhetse umuntu barababaza iki. Ubwo birangije baranga, ndongera nagaruka bwa gatatu. Ubwo nahise njyana na mama. Noneho tumaze kujyana na mama ndavuga nti ngwino tugende, nibura umume mukubite mu mugongo, nabuze umuntu umunshiriramo. Noneho nindangiza ninina nigurajya untura nturajya untura nti noneho rero ninduhuka wongene uncirire mu mugongo. Ubwo nibwo twagendaga. Tumaze kugenda kuko nabivuze niko byagenze. Waragendaga nyine aho uhetse nyine mukaba ariho naniriwe, akaba ari mama nyirurukiriza nkamurambika hasi. Ubwo namara kumva maze kushyiramo akabaraga nkongera mama kongera akanshyira mu mugongo nkamuheka. Ubwo turagenda, tumaze kugenda ahantu twageze imvura biragoye, biranyobeye tutira impetso. Tumaze gutira impetso mbega umusaza wari uhari arageza araturoteye. Noneho abagabo bari bahari baramudufasha, noneho batugeza mu Ngororero muri gare. Tugeze muri gare rero nibwo twategaga imodoka ya mbere yanga kumutwara, iya kabiri yanga kumutwara, iya gatatu niba ari umugabo w'umurokore wakijijwe yahise agira gutabwira mama ati wa mukecuru we, uyu muntu turabona ukuntu ameze, nta wundi muntu umugenda uruhande atamucura umwuka, ati imodoka yose ugiye kuyirihirira, ati imyanya yose uyigure. Mama ati yo, ati rwose ibyo ndabikora. Ubwo wa mwanya yose imodoka yose yarayishyuriye, amaze kuyishyurira ahita tujyamo na ya metso yanjye nayo narayisanye. Ndaza tugeze hariya Ikabadaha, mama turabizi ati ntago umuntu umujyanye mu rugo, ati ngiye gufata icyemezo cyo guhita mujyana mushyire se. Papa yabaga i Kigali, ati ngiye kumushyira se, ati nanapfa turamuhamba i Kigali. Ubwo mwana we nahise muzana nawe. Ubwo yaramaze iminsi ngiye agifite icyo gikomere. Yewe yarahamaze ukwezi, undi yarahamaze amezi 2. Kugiye gushira nibwo twamuzanye, nibwo twanabimenye. Ubwo nibwo twagendaga, ngeze Kabadahanza na yangobyi yanjye mpeka n'uwo mwana ndamuzana. Mama akomeza ajya i Kigali. Agiye i Kigali bahise bajya CHK, ya modoka mugeze CHK. Amaze kugera CHK nyine baganga baragiye bakora ibishoboka byose, bamushyira ku gitanda muri 2 uko yabyivugiraga. Umuntu baramushyize mu gitanda baramurambura, umuntu baramugorora biranga, bakajya bamujyana Gatagara bikanga, bagira ubwo wa mutwe bawubaga hariya mu mutwe. Barasatura uruhu barukuraho, barangije kurukuraho ubwo bakajya bazana inyama bakomekamo. Bahagumye bakamuvura banamugorora. Noneho wa mutwe basanga harimo hazamo akantu ko kunindira, muganga akongera akahabaga akongera akahoza agashyiramo izindi nyama.
paka ubwo hari ahantu habashije gukira atavuga natamenya n'uwo ari watamenya n'aho ari. ubwo ngubwo abayo mu kwezi kurarangira ukundi kurarangira bakimuvuza bakibaga bakigorora n'amaguru yose yari yaragoramye. Noneho ubwo kera karabaye nk'umwaka wenda kurangira nibwo yagiye gutobora tangira kubwira mama ubundi ngaha twahaje dute. Ntiyarazi ibyo afite bimuriho ubundi aha twahaje dute kuko yararimo akanuye amaso gusa byaramuyobeye. Ubwo arangije mama aramubwira ati byakubayeho ntago bizi, ati ntago mbizi. Ubwo abaganga nabo babaraje baramwegereye ati saravuze, ati yavuze. Baramwegera ati Jeanne wa Maria Jeanne ngo bite akadidimanga ngo ni giza adidimanga. Nuko baragomye bati reka tuvure umuntu turebe. Baragomye bamugendaho baramuvura, ibikomere bakabyoza, ibikomere bakamugorora ahantu hose. Ubwo ngubwo umuganga wari uhari mukuru nubwo yapfuye yaravuze ati wa mukecuru we ati uyu muntu nitemuvura agakira ati ntago tuzamugusubiza, ati ntago azaba ari uwawe. Mama tubonye mwamuvuye agakira ati gose nkamubarekera ababikira. Noneho rero arangije umuntu abaho mu bitaro bakera ubwo bamushyiramo amasonde, noneho bagira ubwo bamuha icyo kunywa, mbega ibintu byose barabimukorera. Ubwo mbega agera n'ubwo noneho aza kuzagira igihe cyo kwicara, mama akajya amwegura akicara akamwiyegamiza. Ubwo agera igihe noneho bamushyize mu kagare bakajya bamusunika bakamujyana hanze. Ese bigezemo hagati noneho umuntu mbega atangira kujya yiyegura akicara. Abaganga babwira mama rero ati wa mukecuru we dore imyaka wamaze ahangaha. Noneho bari bamaze imyaka ingahe? Bari bamaze imyaka nk'itatu. Bari sashwe 3 yari irangiye. Kubarangije nibwo babiraga mu mati noneho ngahigendere cye mu rugo. Mara kujya mu rugo uzajya gusura umuntu wawe. Ubwo mama ati ntacyo yaraje jya mu rugo. Nyuma hasubire rero basanga bamujyanye muri Karikuta nyine mu kigo cy'abamaseri mu bindi muga byari bihari. Ahagana i Kigali naho? Kigali hariya hafi y'Igitega yo ku Gitega. Mu bamaseri mu kira kigo mu Kiyovu. Bamushyize bamushyira mu bandi. Ubwo niho twagomeje kumusurira. Mama nawe yaraje nawe ahitamirwa nabi bikuza mu bwihe bwo gupfa. Ariko mama yaje gutaha yaratarataha. Yaratarataha ubwo ni njyewe wajya kumusura nyine nubwo mama yaga yarembye ni njyagomya kujyayo. Yego. Ngoma kumuha hafi gutyo aho iwacu bapfire nubwo ngombya kumuba hafi nkajya njya kumusura. Ubwo rero igihe kiza kugera barababwira ati rero abantu bose turimo gushaka kugira ngo batahe iwabo, abafite imiryango yabo tugiye kubabaha mu bacyure. Imase ntako mutageze n'ukuri ntimwarakoze rwose. Nibwo rero bavugaga tese hari imihanda ihagera n'imihanda irahagera. Abamaseri baraje basiguye baraza maze kuza barahareba hano aho twari turi ku isambu nyine hari hakurya ku ivuko hano naho bamuguriye. Nibwo bazaga mu rugo aho nge narindi. Baraza rero baradusura maze kudusura nibwo nawe bamuzanye nawe baraza baramuzana barabati rero bati yagomba twakubwiye ati umuntu turashaka kumuguha kajya umuba hafi nta kibazo maseri. Baramuzanye bamaze kumuzana ubwo icyo gihe barongeye baratega basubirayo baramujyana. Maze kumusubizayo rero noneho nibwo baje kongera barampamagara nsubirayo ngiye muri Karikuta barambwira tese hari ahantu buriya yabona azaba no kumugurira hanga ati aho kugira ngo wenda mube muri kumwe muri abantu n'uburyo n'umwana we ahari noneho akabasha kurera umwana we rwose ntaho dufite babagurira hanga bahita babagurira hanga. Dukomeje gatoya urumva hari uko ubuzima bwagiye buhinduka. Ubundi
yatuye yari afite umwana muto, ubundi umwana twanamubonye ndahano amaze kuba mukuru. Umwana we byagenze gute kugira ngo abakiriho kandi numva ko yenda yari umwana w'uruhinja mutoya cyane, byagenze gute icyo gihe? Umwana we rero ukuntu byagenze nubwo namukuye ku Gisenyi, mama ari we mama ahita amujyana CHK. Umwana ninjye wamuzanye ndamurera. Niwe wamureze? Namureze kubera ko nta wundi muntu ari kumurera, nayo nyina wabo bundi muri make. Yego. Ninjye wamureze arinda mbega iyo akura, ajya mu ishuri ariga, ndamurihirira, mugura iniforume, akigana n'abana banjye. Bakatariza umugozi umwe, nta kibazo cyari gihari. Ko n'undi yari uwanjye. Ubwo rero nabashaka kujya i Kigali nkabwira nyina nti kandi umuhungu wawe ariho. Ati yowe atese ariho? Ntariho rwose, nayo ndashaka ko nzanapfa nibura ubonye umwana wawe. Ubwo ati ntacyo gihe kizagera nzamubona. Kuko Imana yarankoreye igihe kiragera, umwana we aramubona. Ni isagonda bari kumwe hano. Yenda dukomeje ubundi ahanini cyane n'ikintu cyatumye dufatana runo rugendo kwari kugira ngo tumenye ahanini n'ibijyanye n'imibereho ye n'ubuzima bwe uyu munsi abayemo. Kuko urabona afite ubumuga, ajya kwa muganga inshuro nyinshi cyane mu buryo wumva buhenze, kandi yenda ikigaragara cyo nawe nta handi akura imibereho. Ubu kugira ngo yenda hakenerwa iki, ese bigenda gute? Mbese se buno bumuga yakuye muri biriya bikomere by'icyo gihe, ubona mu by'ukuri bikenera iki kugira ngo nawe abashe kuba ahagaze gutya? Kuko urabona ko akenera ibintu byinshi cyane, kugira ngo dusobanurire twumve uko bimeze. Nyine kugira ngo ajye kwa muganga gufata imiti, imiti yayifatira aho ngaho i Kigali. Ni ukuvuga ngo uriya mwana turafatanya, akagera ubwo ntayafite akaguza, yamara kuguza ubwo umuntu akazashaka nyine akishyura, akabona itike imujyana i Kigali. Ubwo iyo amaze kugera i Kigali rero afata imiti, bikaba ngombwa ko agenda akarara i Kigali muri Karikuta mu mamaseri, ugacya agataha. Niko nguko bimeze. Urumva akenera amafaranga na gute kugira ngo abashe kugera i Kigali? Si Kigali ajyaho kangahe mu cyumweru ubundi cyangwa se mu kwezi? Niba inshuro ajyaho zidusobanurira nazo uko zimeze, n'umuntu udukurikira nawe aze gusobanukirwa. Ni ukumva ngo mbega imiti yashize, baba baramuhaye randevu y'ubwo azasubirayo. Ubwo imiti yashize bahita bashaka itike, noneho agahita agenda akajya gufata imiti. Hano rero iyo imvura yaguye mu mihanda biragoranye, bamuca amafaranga menshi, bamuca 500. Noneho izuba ryaba ryaraje nko mu mpeshyi, bamuca 2,000. Ubwo agera ku murenge wa Mushishira ahantu bita Ikabadaha. Imoto niho imuparika. Wa mumotari ahita amutegera imodoka, akamwinjizamo, akamurihirira ku mafaranga twamuhaye, noneho imodoka ikamugeza aho ajya. Nta kindi kintu bamubaza kindi, kuko umumotari aba yamwishyuriye ku mafaranga twamuhaye. Ubwo rero ahita agirukira ahantu ku Gitega. Ubwo yahageze rero ahita imodoka imuvanamo, agahita ajya gufata imiti. Ugurumba ni amafaranga abatari makeya cyane. Ni ukuvuga ngo ava hano tumuhaye inote ya 5, niyo tumuha. Iyo imujyana ariko imugara harya abamaseri batugiriramo akantu nyine kimpuhwe ko babanye nyine yahabaye, bakaba bamwongera nk'Icy5. Agatega gataha. Agatega gataha. Yego. Rero yenda muri buno buryo urumva ni byinshi cyane nk'ubu ngubu kugira ngo wenda abone icyo kurya. Ese mu bijyanye n'imibereho yenda muri rusange urabona iragoranye, bigenda gute? Ko tubona yenda so nk'ubirebesha amaso yenda nkanjye urahanga mbona ko bishobora kuba bigoranye. Rwose ibintu bye biragoye, ndetse kuba ari mu buzima nyine butameze neza, rwose biragoye. Niyenda niba twahinze utwo dushyimbo, n'igikoma ntabasha kukibona. Kandi yifuza k'isukari nako ntakabona. Ubwo ni ukumva ngo iyo tugerageje buriya mu mibereho ariko dufite, nako rwose murabona ni hatoya, nako dutunzwe no guca inshoro, ntabwo umuntu ahinga mu kwe buri munsi. Iyo umushakiye nk'igikoma rero uracyo ukajya kwishyura umuntu wagujije kugira ngo abone cya gikoma. Noneho rero kuvuga ngo wenda ngo arabona ibintu bihagije, ntabwo abibona rwose, kuko imibereho aba ari ntayo. Biragoye. Ikintu rwose nta kintu abasha kubona neza nyine mu buryo arimo cyisanzuye gihagije. Ugira telefone se mama? Nta telefone ngira. Ubuse umuntu bashaka babona gute?
rwose kubera ko umuntu atarabizi buriya umuntu yayishakisha. yego yenda uyu munsi yenda nk'ibintu akenera ukabona birabagoye kubibona, ni nk'ibihe mu buzima bwa buri munsi? Mu buzima bwa buri munsi ubu ntanywa nk'igikoma. Ntabwo anywa igikoma? Ntabwo anywa igikoma, ntabwo akibona buri munsi. aragikenera ariko ntakibona? Agikenera ariko ntakibone. Noneho igihe twavuye wenda nko gupagasa, wenda nibwo umuntu agenda akagura agakoma kakamuha. Urumva iyo gashize rero abakeneye n'agasabune, abakeneye utundi tuntu, rwose ubundi ubona nta kigenda. Hari imiryango yita ku bantu bafite ubumuga bagiye batandukanye, we se hari izo ngoboka ajya abona ku bafite ubumuga bwa burundu nk'ubu ngubu afite? We rero uretse kuba baramuhaye ku mafaranga ya VUP, ubu ngubu niyo bamuhaye, naho ibindi nta kindi kintu kindi. Urakoze cyane rero. Yenda kurande gato, yenda wa Maria, ni nk'iki kintu ujya ukenera ukakibura? isukari n'igikoma n'icyo kurya n'icyo n'amavuta, ibintu byose birakugora kubibona? isukari n'igikoma ntabwo mbibona buri gihe. Kwa Manseri, iyo ngiye kwa Manseri niho nzana igikoma n'ibyo kurya bihagije byishimye. Ubu ngubu nkabimara ntubongere kubona ibindi? nkarya ibisanzwe bikananira ariko nkagerageza. Yego. Murakoze cyane. Umwana wese imibereho se ariga bimeze bite ubundi? Ntabwo yiga, yararangije wa gatandatu, nyine umwaka wa gatandatu nyine wo hambere yarawize. Mu mashuri abanza yisumbuye? Abanza? Aya ngaya matoya. Amashuri abanza yonyine? Niyo yize wa gatandatu arawurangiza, nyine ubushobozi burabura rwose, ndabubura pe. Aricara. Data we, mama rero by'umwihariko urumva ko ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko twizere ko nawe udukurikiye hari icyo utekereza cyagirira uyu muryango akamaro. Ahanini cyane binagaruka ku mibereho wiboneye cyangwa se wabashije kumva babayeho. Yenda bino biba ari bike cyane mu bibazo bitandukanye baba bahura nabyo, ariko umuntu yakwibaza, ese yenda nta bandi bo mu miryango wenda yaba iy'umugabo we cyangwa se n'abandi batandukanye bari bafitanye isano n'umugabo we baba barongeye kubona nawe nyuma yaho, yenda mu rwego rwo kugira ngo barusheho kumuhumuriza no kumuba hafi? Nta muntu uriho, nabo barapfuye bose. Ariko bapfuye nyuma nibwo bapfuye bose, barashize. Umukecuru wari urimo ari we nyirabukwe yarashaje, noneho yarapfuye, na muramukazi yarapfuye. No kumva umugabo urumva ko ari we bishe mbere, nta wundi muntu wasigaye. Nanjye nabuze ubushobozi ngo njyeyo kugira ya n'itike nyinshi, n'amafaranga menshi, nta bushobozi nabonye. Marika, tubashimire rero, murakoze ku mwanya mwaduhaye, na cyane cyane ko ntabwo biba byoroshye. Ariko nawe aho dukurikiye uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, nyine gushaka gutanga igitekerezo cyawe, inama, inyunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo mu rwego rwo kugira ngo uyu muryango by'umwihariko tubashe kuganira nawe, by'umwihariko uwa Maria Jeanne, biturutse ku gikomere afite cyatumye akurizamo ubumuga biturutse kuri ayo mateka yabaye muri iyo myaka y'1994 ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo ni ibintu bitoroshye cyane. Rero hari uburyo butandukanye, ari umuntu ashobora gufashamo umuntu, haba mu cyo ashoboye, ashobora kumufasha mu bijyanye n'isengesho. Wabonye ko ari umubyeyi ufite ukwizera mu bijyanye n'Imana, ariringiye, kandi twizeye ko bizamufasha muri byose byo bitandukanye. Turashimire abo bamansere bamufashije akaba akibasha guhagarara akavuga. Imana ibahe umugisha, namwe mwagiye mumuba hafi tubashimire. Nawe ugiye kugira icyo ukora kugira ngo nawe arusheho gukomera, Imana iguhe umugisha. Shobora kuba igitekerezo, isengesho cyangwa se n'ubundi buryo bugiye butandukanye, biraza kugera neza cyane. Rero mukomeze kugubwa neza aho mudukurikiye hose muri ibiganiro byacu byo bihoraho nakagaruka.
tuzakomeza kubana namwe. Imana ibahe umugisha. akuramutsa Mariya ubuzima bw'Imana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha mwiza umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira twanyabyaha kuri mu gihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya ubuzima bw'Imana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha mwiza umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya ubuzima Imana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, yuko intaranya nawe ukadutandukanya ariho n'undi ukandegera iteka, kandi ndabyangira ariko byicishije twite umwana wawe ukunda. Dawe binyuze sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ku izina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. ntudusengeye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Rero ngahora beho. Imana ikurinde rero. Tuzagaruka. Tuzagaruka vuba. Murakoze cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.